Cyangira sohoka mbaye ntasonisha amafaranga yacu rayaduha umugore naza. Wa mugabo we n'ubu ntasohoka. Share waje. Naje nyine. Cyabigamo abibone bodisha. Uribwa nongera mbisubire. Reka rero mvuga. Ndumva ndakwiyamye na. Ndakwiyamye ngo iki? Ntabwo uzongera kuvuga. Nimba na hano haje umurizo aha ngaha. Nibwo nzamenya yuko nabaye imbwa. Sawa genda sha. Tunezerwa. Si heza cyane. Suzi ko ubushize nakubwiye ngo nza kujyana ku mazi. Sinakuzanye se. Nanjye nahabonye. Sikari ubwa mbere nari mpabonye. Yego se. Nza guha n'ibindi byinshi. Sibyo. Nta kintu ntagukorera kugira ngo umutima wawe uruhuke. Sibyo. Nyuma y'uko unyemereye ko umpaye urukundo rwuzuye. Ndumva ibineza neza bigenda binka bantaje noneho ubu wakubira mu mutima wanjye kwiza ntabwo wakita rwose ni byiza cyane sibyo aho rwose ese ukuriye kuzaza ndumva ntacyo byadukora kuzaza rwose nabyishimira cyane kirenda gukunda cyane usa neza neza rwose umubiri wawe wose umeze neza ushobora gutuma n'umuntu agira ibyishimo bidasanzwe wese si ubyiyizi oya ntabwo biyizi urabizi wowe umenya ko iyo umuntu ari mwiza atimenya yego se n'abandi ndabizi kuri mwiza cyane kandi uyu munsi ubure ko ubyimenya urakoze cyane si byo se nta kintu kintu wansaba se nyine ahandi hantu harenze aha hantu wenda ahantu nyine harenze nyine wenda nanjye hanshimisha ni ukuvuga ngo wenda hari itandukaniro ubona riri hagati yanjye n'umugabo itandukaniro rirahari cyane sinabonaga kwisanzura nta hantu yasohokanye ushatse twagenda no kwidumbagira hariya si koga cyane ngewe buriya noneho ubushize ubutaha uzanyagana noneho reka nguterure reka nguterure sheri wanjye nguterure shaka ufite ibiro byinshi we cyane ngo hayi surprise yego urakoze cyane sibyo ngubu nka kirisi ko kabagiye heho ko mu by'ukuri abagiye he ubu ahantu nzindukiye aka kanya nsanze nawe agiye so nk'ubu wambwira ko agiye hehe koko ubu gufatanya inzu n'umuntu rero ubusubi imfunguzo zanjye nazimuhereye ariko haza arambona pe arambona ntabwo mbyemera ibi bintu arambona ntabwo mbyemera so nk'ubu abagiye hehe
sema nukuri kuvugisha neza ko kiri ubu koko ubu warugiye he ikibazo se ni iki ubu ahantu narinze ndikiye mu kanya hari umuntu naringiye kureba uhise ukingaho ko ese wari wajyanye imfunguzo musize mu nzu ngo njyanye imfunguruzo ibuka neza Manuti cyagihe tumaze kubana ntago twahuje imfunguzo noze ibyo kuba twarabanye tugahuza imfunguzo ubu yumva so wazibikaga se hakono ninjye nazibikaga se nazibikaga fungura ahubwo fungura hakiri kare nje nkusize hano nsize uri mu nzu ndagiye njyanye imfunguruzo se kuko ari ngo twazikingiranye none ni wowe ubizi Manuti bite byawe aya je no kabingane ho rwose nusubura kingura gute asuka ikibazo ni jewe ugiye kujya ufata urufunguzo rwawe nanjye mfata urwanjye ese ubundi turarufata yaba ariko reka shaka intosho ijanja no birangiye urugi rwa boss urwice noneho rero ese macangiro n'ubundi se ko yagiheraniye amafaranga agira kutubeshya agira kudukodesha afata amafaranga yanjye nayo yose arayatwara none ngo n'ingufuri yavuze reka shaka intosho ubukozi ibintu byo guswara na nayijanja ubukozi ibintu byo guswara rwose none se tugire dute ngaho rero ujya kuzana ndebe ibyo uri bose ubimumenyeshe naho je ngiye kwishwanyaguza rwose kubona karanicaye hanga ndebe ibintu uri gukora uricara ku mukingo se gusa si wowe ubikoze tugire dute ngaho ngira inama rero n'uburyo turi kugera mu nzu tutushiye ingufu nabyinama sha nabyinama reka tubirekere n'ubu twese twicara ahangaha si wowe uba wabikoze ariko Manudi byusigaho none se nije wabikoze twicara hano twicara ugenda gusubiza yawe icara ugenda gusubiza yawe birangire nimenye ko ndi oya narigiye kuzana udufaranga hariya nari naragujije mucuti wanjye ampaye inoti ya 2 reka ingufuri nyitwanyaguze tugura indi bitwaye iki bishwanyaguze ariko umenye ko umwanzuro ari ubu reka mfata intosho none nanishwanyaguze mugabo we n'ubu nturasohoka jare waje naje nyine byabigamo abibonye bodisha wabibonye wese kandi waranyine waradurudu arabyo nasigana urufunguzo bakari kuvuga cyanyica zishaka naje bagutwara sohoka ahubwo n'ibisore mu nzira n'urwana ariko umugeri w'amanudura wuzi wowe wo mugeri atera uwe mugeri ntabwo uzi kuntu rero Chris arumana nararwanye Chris ararumana nabo nshaka umva mugore sohoka rero ujye hanze bagiye nabahari oya ariko none se banza nawe usohoke hanze Mabusha ukomereze makuru sera tumva umeze neza hako mabusha uzi kuntu uri mwiza ujya wireba ubundi reba hano kuri telefone reba tuno dufoto twawe reba nawe utu dufoto ubundi wari utuzi rebera pe mabusha urarenze ati ntago ndenze none se bose umushakaga ntabwo namushakaga gusa nyine nagiraga nyine tujyanire tunisanzuye ega bosi nubwo mba mbona wagira uramutegeka ariko ararakara umutegeka gute bosi si ubundi bosi ubona ameze tewe hari umugabo wawe witonda umugabo nyine unameshesha agasema oya nyine biriya n'uburinganire nawe wanabikora none se meze neza se cyane nagukumbuye kukubona rero nagukumbuye pe urambonye rero se mba ngira nyine tunaniganirire nta kavuyo gahari muri make na cya Chris kitari no kutubona nyine sibyo se Chris se yagutwara iki hamwe Chris nawe atunga umunwa yego se
buriya tunga umunwa bishoboka. Tunga umunwa. Sha ntabwo njya mbizera njyewe. Niba wenda yaba agira umunwa uvuga kuko mbona yitonda. Mumbaze njyewe tubana rero. Yeah. Atunga umunwa bishoboka byose. Ubundi buriya hari ikintu kinangaza. Buriya mubana muri abagabo babiri mu nzu buriya mubana gutya. Nyine nuko nyine by'abagabo nyine. Ubundi se ibyo biranshanga. Ubundi kuki mwarekanye n'abagore banyu? Kanjye nyine umugore yaranyanze nyine. Ariko Chris we umugore ari mu rugo. Umugore ari mu rugo rwose Chris we, ariko njyewe yarigendeye nyine ngo yabonye tudashobokanye. Ubwo nyine hari cyaragendaga neza hagati yanyu nawe. Gusa nyine ndashaka kuzajya nyimarira irungu nyine icyo mba. Isi? Ntabwo ndi kubyumva neza. Nyine tukajya tuganira, cya gihe mba nigunze nyine tukaba turi kumwe. Njye ntabwo njya nkunda kubonekereza. Wagiye he se? Bari mu kazi ahubwo ubonye ubu. Okay mabuja nta kibazo. Nagiraga nanagusuhuze ariko nyine tugerageza tuvugane tuvugisha. Nimba ari amakuru yanjye bashakaga ameze neza. Ariko isayo yonyine tuzajya tuganira byinshi sibyo? Nta kibazo. Reka nkureke ngende njye mu nzu nta ribi. Hari utuntu nari ngiye gukoramo ariko ntacyo. Nimugoroba se ntitwaza kongera guhura. Nimugoroba njye sinjya mura n'abantu. Unshaka nsanga ngaha mu rugo nyine ku manywa. Ninjoro ntabwo njya mbona umwanya. Sawa ntacyo reka nkureke ubwo turongera mu kanya. Sibyo? Amahirwe nkubonye nagushaka ndamereza. Guhereza? Mpereza amafaranga. Ubuze no kunsuhuza nk'umugore wanjye twabanye. Gusuhuza nkubaza iki wagiye ujya. Hanyuma ubwo mpereza. Wagiye ujya hehe? Reka wifashe impendo tugenda mpereza amafaranga nta kindi vugana nawe. Amafaranga se yiye. Inde. Nose urabona ndi bube hari ntarya nta kintu ngire ngo ntaye mu urigendera. Bundi uziza kungirira nabi. Mugira nabi. Umutwe narakuvanye iwanyu. Hanyuma iyo ndekerayo njye nigeze nkutegeka ngo usobonaga ko nta bandi banshaka. Wambwiraga ko nkunda uzajya unyubaha ukangirira neza se. Nawe ariko warabimbwiraga ko nta nashaka ugende. Unesha umutwe imyenda yanjye yose urayisohora urayiruka wagiraga ngo ngumane nawe cyuri. Umva rero mpereza amafaranga nta kintu vugana nawe. Kirisi nta mafaranga ashobora kuguha. Kiri nkonguki? Ntayo naguha. Hanyuma uyu mwana uwanje nawe hanyuma zamwitoje njye nitenda kubera iki twita ameze ayo umva Kiri ninongera kukuvugisha gusa urimbwa inshuro 3 urimbwa wowe nta soni nuzongera kubona nanakwiruka uzamenye hari n'abandi urimbwa nongera mbisubire reka rero ndumva ndakwiyamye ndakwiyamye ngo iki ntabwo uzongera kuvuga nimba na hano haje umurizo aha ngaha nibwo nzamenya yuko nabaye imbwa sawa genda sha Manudi we bundize ndumva nkubwe ukubwemo ibiki se sha nari amadegede ariko ndumva mu nda byanze sha reka mbanze nje kuri toilette kabisa uhagaze aho ngaho undindire nese bundi wari ibiki bijya meze nabi kabisa ihute genda ihute urashya ndimuri tone ndimo urimo ndibonye wowe suri murinde urashya ariko banze nyari urimo ndashaka kunyana ndashaka ese ko numvi iryojwe wagira ngo ni macangiro nagariwe yewe nudi we habaye iki ko numva habaye iki ni cyamacanje n'amafaranga yacu ukuntu yaduteranije sohoka turi abantu babiri sha sohoka rero twumvikana ubu narije kurya agashomeri karaje ariko ngize imana nkubonye muri toilette narije agashomeri karaje yakingura agashomeri karaje ntago byakunda
reka mbanze nye ndaje mbishyura sohoka natwishyura ndaje mbishyura ariko wane ibintu bingana iki sohoka bigenza nera tugakureho akakugira nuko kavana nje komeza muri toilette ako si ubundi mano wowe ko mperuka umvuga ngo mu nda bimeze nabi byagenze nyine narije kunya ariko mbonye macangiro ndanya tukavaneho macangiro sohoka ntasonisha amafaranga yacu duha amafaranga yacu amafaranga yacu ndabaha sambiri sangahe sambiri ntaso umufuka hano nayo bansu urebe ko harimo amafaranga yaratobotse reka mbabwire umugore naza ndabaha none yagiye umugore naza aho ubundi utegekwa n'umugore umugore wanjye ubundi utegekwa kamemu ndamubitse njyewe ndamubitsa atamucika ntabwo bacika do izina ry'Imana reka buri busa mu isoko ntabwo bacika itegekwa n'umugore umva babwire ategekwa n'umugore umugore naza Manudi Krisi umva hano ngize igitekerezo asowe mwana gamani mu nda bimeze nabi kuko nta soni ufite garirangije atari wose uba waraye unyweye ako se kunywa ni ikibazo ngaceceka ngize igitekerezo urabona ko nijoro mucangiro twari twamufasha buraho gatunga twishyura amafaranga none dore wowe n'inzara igiye kukunyicana ese ubu nzakondoza iki sha nzakondoza iki none se tujye kwa macangiro yakawunga yashize ay'ubugari yashize na bya bibiri bari bangurije byarangiye urabizi kuryaho ni ngombwa tujye ahubwo tugenda tujye kwa macangiro amafaranga y'ukwezi namuhaye agomba kuyazana tukabanza tukabamo ku kwezi kwawe niba ukwezi kwa kabiri nzaba nayabonye twabana ibintu byo tugenda ariko ibintu byo kongera gukingirana imfunguruzo ntabwo nabyenda tugende tuzongera ubundi barimo abo kwa macangiro baraje mwabuje yabiteze makurura komere cyane uraho neza none se ejo bundi were kwivugisha ibyo ejo bundi je naje hano macangira mbonye arirukanga so mufungirana saa mubonaga he ngize amahirwe nijoro tuba turakubitanye ngiye kuri toilette ngiye kunya musanga muri toilette mugihe nakamucakiye ngampa amafaranga yanjye kuko mwankodesheje harimo undi muntu Manudi abarancitse none rero ndaje muha amafaranga y'ukwezi kwanjye ndaje uje gukora icyangaha ahubwo wowe Manudi ejo waraje unyivugishwa utugambo twiza uri kuryoshya nukuvuga ko Jesse hari ikibazo usanzwe hari ikibazo cyanjye nawe usanzwe uza kwa macangiro oya ntabyo kuzayo nose naje nza gukora nukuvuga ngo unci nyuma ukaza kwa macangiro ntabizi mabuja nabivuge neza mabuja yego bivuge neza agasanzwe aza hangaha ariko ejo yaraje azambaza amakuru kumbe mwari mwatesheje umutwe wanjye mwatesheje umugabo wanjye umutwe mumutesha umutwe azanyivugishaho neza nyine nkaho amafaranga yose ni ukuvuga ngo amafaranga uyu nguyu ari kuyashaka ibyo ndabyumva turi kuyashaka Manudi ariko umugabo wanjye nawe uhari sibyo nese umugabo ko nawe yavuze ngo umugore ni uri buyaduhe ese ubundi ko wagira ngo hari icyo muziranyeho wowe na madamu nawe ntacyo tuziranyeho Manudi ntacyo tuziranyeho nose sikari kukubwira ayinya kandi umva nkubwira winkubita mureke gushwanira hangaha amafaranga ukeneye amafaranga Manudi winkubita usigaye ucinya mukaza mumuha amafaranga yiwe n'ubundi mwari mwayimodesheje ahita ava mu nzu yanjye umugabo wanjye ari he yaducitse nijoro yabacitse arangije ajya he azajya he ari hano kwawe ko mwaha bare rimwe mwamvire ku muryango mbabone murenga ushobora kutwirukana hano iwawe kandi n'amafaranga yacu
mutarayaduha tutarayabaha ahubwo se muteze no kuyabaha bibaye ibyo rero iyi nzu yani mwadukodesheje tuzayibamo twongere tuyibemo kugeza ubwo umva bara rimwe mwinesha umutwe muri kunesha umutwe ubundi mabuja hari iribi ryanjye nawe njyewe wowe ibyo byo kwanga iribi ntago nta hantu tuziranye uko muzi niko nkuzi nta kindi kintu nuko ngo nzajya nzasiraho ikibazo manudiwe nta kibazo mufitanye wowe uza watere hejuru unesha umutwe mwumva mu mutwe birananze biranayagaye urabivugaho iki nyine tugiye kwibira mu nzu ntuze ko twakodesheje nimurebana nabi ndarara mbasohoye mu nzu yanjye mabuja witonde amafaranga nawe naragwaye yabarayi amafaranga ubundi reka mbabwire sibyo ubundi abagabo bose bameze nk'amwe mwari mukwiye kujya muhura ceceka rero mubwire mabuja ahantu hose mugiye twigendere nta n'ikindi tuvugana nawe icya mbere cyo nuko tugomba kuvamo amafaranga yacu tuyarangije umva ndaje murasanga tuyarangije tujya he turaje tuhicare mpaka nta naho turi buve noneho nanjye ndarebana namwe wowe ako ureba sibiri ari kunyigiraho ndetse ndagenda wagira ngo murakundana mureke ndaje ndamwe umuntu dukundana yaturukana gute wowe twigendere ahubwo dushake n'ibyo guteka dushaka uburyo duteka urabona ko batubudurije nyine rero dushaka ibyo duteka naho ubundi cyane ndetse hari akantu nashaka kubibariza uruwa muri karitsiye hari haruguru umuntu bita Chris ntabwo wamenya ahantu umugabo w'uruhanga nyine ukuntu afite agasatsi katari kenshi ukuntu nyine utukura n'umugabo wawe umugabo wanjye oya ntawe nzi Chris ubwo rero ashaka kumva niba waba umuzi muri izi karitsiye nyine ubwo sawa ubwo n'umumbonera nyine ntabwo tuzabura ahandi duhurira uzambwira nta kibazo tuzahura nimubona nzakubwira nawe sawa kanoneho Ega Chris w'imbwa koko pe umugore nk'uriya sha akamujugunya ko mfite nyashi ahantu hose ameze neza ndakosubiraho ariko ndamusubiraho yego komana jari ko wavuze gute tumba duherukana kera tukiri abanyeshuri nanjye ni kera nyine nibwo muheruka none ndabona warakuze narakuze nashatse n'umugabo ego ko mana zimfashe bashatse umugabo nabyo waruzi nabyo nari mfite nashatse umugabo tumaranye nk'umwaka yego ako warabyara oya ntabwo ndabyara ariko nyine cyabipanga ntabwo ari upfa kubyara mwamuzi ubwenge nyine mukoresha oya ndabona nyine urugo rwaraguhiriye pe umeze neza cyane ariko neza nyine ako nyine neza cyane umva ni cyane ariko ninkubwira ngo cyane wumve ngo cyane njye ntabwo njya mbibona yego sha wumve nk'uko mbikubwiye nyine gusa nawe ndabona umeze neza sha wakewe njyewe nta kumera neza mani njyewe narashatse ndahukana ubwo se namera neza gute kandi urugo rwarananiye yopore ntabwo nari mbi twahukanye cyane nyine urugo rwarananiye nyine ni ugukoresha nkihangana ko twaragiye turaburana neza nta no kujya guhura n'umuntu we cyane nari nzi yuko tutazongera no guhura none se utuye he basi ngo njye nza kugusura ngenuye hano hafi yego se niba ari hafi cyane naho ngiye reka mbe ndetse kuhajya tugenda uhagende nkwereke wanjye
uko we ni hano uzi ko nahanyuraga buri yego umva ndi kenshi nkunda kuhanyura ariko sinari nzi ko ari kwawe yego wajya guhaca ugiye hararuguru nahacaga ndi gucanga nyine cangaho reka ngende sawa genda ubwo nyine ubwo mpabonye nzajya nkusura ndabona ari na heza pe sawa reka ngende ugana ubona ko bya bigabo bizanyica ariko pe ese uzajya uhora ubatinya uzageza ryari tuganirira madamu oya urumva ibyo byari byinshi byari bikwishe ubundi naripfuye ugiye kujya ubaho nk'umucengezi naripfuye gusa naba nk'umucengezi amafaranga ni menshi udufaranga bingahe ibyo bigwejeje mu none sinahera mu nzu wa muntu we ubona byoroshye wowe kugira bazanyice agasakaga koko kugira bazanyice abakize bari abagabo ntacyo abagabo bizanyica jya umenya ubwenge ariko uca akenge bariya rwose urumva ko nigenje bariya bo bazamitana barangije bazambita reka reka ntacyo bazagutwara nyakasamutwe ejo ryarafashe biraniga natawe n'amaguru yanjye nayabangiye ingata ndiruka ndagenda ariko icyo nzi cyo abantu nka bariya bakaguha ukuntu bari kugambana wabyumvishe ukuntu biri kugambana sha ku yacu mwana kudufasha so tubikorera iki mwana akanagera ntega amatwi twumve ibyo bari kuvuga umva mubwiriza ushe rwose mbabariye njye mbohora njye nibere mu nzu sinzongere gusohoka habe n'umunsi n'umwe urashaka kuguma mu nzu rero none mbigenze ne none se uzabaho udakora ubundi nyine njyewe njye nzajya nkora ariko nyabara abagabo bazanyica none uzajya ukorera iyo udashaka gusohoka twabishyurwa tubishyure tubishyura ibiki ubundi se bajyaga guta abagore babo twabibatumye aya reka nsubire mu nzu usubire mu nzu